yari ibizi byose inzira ngomba kunyuramo. Uyu munsi wa none nkaba ndi kugira gute, ndi kuyivugira, nyura muri ubwo buzima, nyura muri izo ntambara, ibintu by'isi mbyirukamo. Amakomedi nakubwiye ko nayakinaga kuri YouTube yayo y'isi, indirimbo hari ibintu umuntu nyine wumva ko yatangiye kugafata, wagiye mu biyobyabwenge yumva ko yagira gute, yanaririmba ibintu by'amaririmbo nabyo mbijyamo, ndahanga, ndarapa. Muri uwo mwaka umwe wa 2019 kubera ko ishuri ryari ryananiye, sinari mugiye mu ishuri, ubwo urumva naje hanze nyine, nza mu bundi buzima bwo hanze nyine, nza muri societe yo hanze, izo nshuti nyine n'ubundi nazo zitiga, twikorera iki ibyo bintu by'amatabi n'ibindi bidahesheje Imana icyubahiro, amayoga, turayanywa pe, turayanywa karahava. ngo muraririmba mutangira kudarapa cyane nuko bishaka kuvuga ngo bano bantu baririmba indirimbo z'isi hari gihe bazijyanwamo n'itabi babanyoye cyane pe cyane, kuko nyine nabyo bimeze ni nka furi, ni nk'ibintu bigutera nyine furi, kuko ririya hari igihe urinywa satani akagushuka ukumva nyine uri mu isi itagira mbese itagira umubabaro, ukagira ngo nyine nta nubwo uzapfa. Bwa burwayi bwongeye buhaguruka none nta muntu ndi kumwe nawe, ni njye nyine, kandi none amaboko abandi ndi kubona basa nkaho ari inshuti zanjye, none waje kuzamo amaboko ameze nka yandi kera nagize gute, nabanye nayo y'urubyiruko rugira gute, rwishora mu by'ubwenge. Ariko njyewe nari narafashe umwanzuro bitewe n'ikintu nari naragize gute, nari narahuriyemo nacyo cy'uburwayi. Nahise mvuga ati itabi ngize gute, ndarisezereye. Baza bakarinywa, nje kavuga ati itabi ntago ngira gute, ntago ndinywa. Mbonye bya bindi n'ubundi byose bimpombeye, ibyo curuza bimpombeye, nongeye gusubira mu gucuruza iki, urumogi. Nararucuruza, mana yanjye. Ariko naho mbona ukuboko kw'iki, usubirayo inshuro ya kabiri m'ibyo bintu. Nasubiyeyo. Yego nabonaga nta bundi buzima, ishuri ryo byari byararangiye, nararitaye. Imirimo yari yaragize gute, yari yarakoze umurimo mwiza ubasha gutuma Tabita Doruka azuka mu izina rya Yesu. Rero Hezekiya nawe yari yarakoze imirimo, niyo yibukije Imana, kandi Imana ntabwo ijya yirengagiza imirimo y'abakiranutsi. Iyo wakoze umurimo uraguherekeza, iyo ugiye kujya mu rupfu muragendana, wagera mu nzara umurimo mukagira gute, mukagendana, wagera mu makuba mukagendana. Igihumbi wahaye umuntu, icyo gihumbi cyakwa basha kukurengera ugeze ku munsi mubi. Riraturo watanze mu rusengero yabasha kukurengera ugeze ku munsi mubi. Ari abafashisha batishoboye yabasha kukurengera ugeze ku munsi mubi. Ndagira ngo mbaze abantu badukurikiye, mbese ufite mirimo ki Imana izakwibukiraho ugeze ku munsi mubi, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe cyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ufite mirimo ki? Hezekiya yibukije Imana imirimo, Hezekiya yibutse Imana imirimo, Imana irangije imugirira neza. Umuntu twongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Turasuza bene data muri mu Rwanda no mu mahanga hirya no hino, abashobora kumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Reka tubabwire ngo ineza y'Imana n'imbabazi z'Imana bikomeze gutindana namwe cyane. Kandi twongere kubasaba gukora subscribe kuri Ndi Umukristo TV kugira ngo turusheho kwamamaza ijambo ry'Imana n'ubwambi bw'Imana, bityo Uwiteka arusheho guhabwa icyubahiro. Njyewe rero uri inyuma ya kamera za Ndi Umukristo ni Pasiteri Labani, umusenzi, umukozi w'Imana, wa undi mumenyereye kubangamira abadayimoni ndetse no kubitendekaho kugeza bagiye bakava mu muntu. Ntabwo ari naje ndi ngenyine, ndi hamwe n'umukozi w'Imana imbere za kamera za Ndi Umukristo. Reka tugusabe gusuhuza abana b'Imana. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe cyane. Urababwira amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Nduwayezu Bernard, mu izina rya Yesu. Imana iduhane umugisha. Nduwayezu Bernard. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabona usa neza ariko cyane. Wambaye neza agashati k'umweru, Bibiliya y'umukara, mikrofone ifite akafuniko k'agatuku, ikabiri y'umukara. Ndabona byahwaniyemo bimeze neza cyane. Ndabona amavuta y'Imana kuriho. Nani Nduwayezu. Imana himbazwe. No kuri Bernard. Mavuta y'Imana kuriho, ubwiza bw'Imana ndabona buri gukayangana ku buzima bwawe. Bakwitegerero. None ni iki utuzaniye rero, ngube udusangijeho muri make, ni iki gishasha utuzaniye hano kuri Ndi Umukristo TV? None uyu munsi ikintu bazaniye ni ubuhamya, ni inkomezi ndetse n'amagambo y'Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imana ishimwe cyane. Tudatinze rero reka tukwakire
kugira ngo ukomeze n'ubundi utugezeho ayo magambo y'Imana n'ubuhamya twakire, ariko ubanze kudusengera, kuko abana b'Imana dutangira dusenze tugasoza dusenze kugira ngo twiragize Imana yacu. Karibu dusengere. Mana, uruwiteka niryo zina ryawe, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose. Turongeye turakubashye uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, kubw'imbaraga zawe wakoze ibikomeye hagati muri twe, waraturinze data nyiricyubahiro, twabonye neza yawe, twabonye imbaraga zawe data nyiricyubahiro, izina ryawe nirishimwe. Waturindiye aho dutuye, mu makaritsiye, mu masantere, mu mirenge, mu turere, wagaragaje gukomera kwawe, uturindira muri iki gihugu, uduha amahoro, izina ryawe niryamamare. None data mwiza, uyu munsi wa none data nyiricyubahiro, turi imbere y'ubwiza bwawe data nyiricyubahiro, kugira ngo tuvuge gukora kwawe, tuvuge gukomera kwawe data nyagora ku ngoma. Imana, nyemerera udushyigikire, ubane natwe, imbaraga zawe zibane natwe data nyiricyubahiro, Mwuka wera wakorere muri twe mwami, kuko wavuganye natwe amagambo akomeye ngo uzagendera muri twe kandi ukorere muri twe data nyiricyubahiro. Ngareka icyo wavuganye natwe gikorera hagati muri twe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mwami Imana, abantu bose bagiye kutwumva turabasengeye kugira ngo imbaraga zawe zibabeho kandi zikore imirimo n'ibitangaza ku buzima bwabo. Ubabohore data nyiricyubahiro, ubakure ku ngoyi ya Satani, abari barushye, abari baremerewe, ubagire neza data nyagora ku ngoma. Imana, mu izina rya Yesu, nganye mu rwanda natwe data nyiricyubahiro muri aka kanya, ni mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Bernard, turakwishimiye cyane. Reka tudatinze, iyo none inshuro ya kabiri ugarutse kuri kamera za Ndi Umukristo TV. Abakunzi bacu rero twifuje ko ubasangiza ku buhamya bwawe, kuko mu byo nzi umunyabwenge yaravuze ngo iyo umuntu atazi yava ndamenya niyagana cyane. Ni ngombwa ko, kuko uzakunda kunsura kenshi cyane, uzakunda kudusura kenshi kuri Ndi Umukristo, kandi hari n'ibindi binyamakuru bishobora kuzagutumira kugira ngo ugene nabo usengereho abantu b'Imana, baganire ijambo ry'Imana, nabo utangiye buhamya. Ni byiza rero ko tugendana tuzi ngo Bernard Uwayezu ninde, yavuye hehe, ari kugana hehe, tutazapfa kukubona gutyo gusa ariko tutazi ngo wavuye hehe cyane. Niyo mpamvu rero turasaba kugira ngo mu minota itari buze kuba myinshi, abanyarwanda abumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ubasangize ku buhamya bwawe. Turakwakiriye Bernard. Murakoze. Imana ibahe umugisha kutwakira. Amen, amen. Kuri mikoro mu izina rya Yesu Kristo, kuri channel Ndi Umukristo. Ubuhamya bwanjye ndumva nabutangirira nko ku myaka yanjye 7, kuko aho ngaho niho hari ubuhamya 7, 8 gutyo, ndumva naho harimo ubuhamya bwanjye. Imyaka 7 uracyayibuka ibyawe? Ndabyibuka bitewe nuko urabyibuka. Ndabyibuka. Nasaba amavuta n'imbaraga kuri wowe rwose. Umuntu w'imyaka 7 aba afite buri ubwenge, kubera ko aba yabasha kujya mu ishuri akiga. Umuntu babasha kuba yajya mu ishuri akiga, buri aba afite ubwenge. Mu myaka 7, 8, 9 gutyo, ndumva niho harimo ubuhamya bwanjye. Abakunzi bacu mutwihanganire, Bernard ndajya mucamo ijambo mubazeho gake kugira ngo turusheho gusobanukirwa, ariko nawe ubyihanganire. Ntacyo bitwaye. Sawa rwose. Mu myaka 7, 8, 9 gutyo niho harimo ubuhamya bwanjye. Niga primaire, nari mfite umuryango utuje, utekanye, urimo amahoro, ariko Satani aza kuza kuwucamo icyuho. Papa na mama baza gutandukana. Uwo muryango wari urimo mushiki wanjye nanjye. Mu muryango ninjye mukuru. Mwese hamwe mwari abana bangahe? Twari abana 2 mu rugo rwa papa na mama. Muri uwo muryango ninjye mukuru. Ninjye mukuru mu bana papa yari yarabyaye. Ariko nyine Satani yaje gucamo icyuho, uwo muryango wacu uza gutandukana. Mama ajyahe, papa nawe asigara ahe mu rugo. Twebwe ariko tuza gusigarana ku ruhande, twasigaye ku ruhande rwa papa, kuko nago twasigaye ku ruhande, ntago twajyanye na mama wacu watubyaraga. Ndamwijyane na mama. Kandi mama ari mwiza. Kuki mutajyanye nawe? Ni mwiza cyane. Kandi ko mutajyanye nawe byagenze gute? Niba atari ibanga. Byari birimo niba byibuka kwanza. Byari birimo umugambi w'Imana buriye. Byari birimo umugambi w'Imana. Hari impamvu Imana yabikoze akagenda uko nitujyane nawe
ariko ntabwo ari uko twari tumwanze buriya nuko twari batoya nta bitekerezo nta mwanze twari tuvuze ngo turafata umwanzuro wo kujyana n'uyu nguyu dusigarane n'uyu twe twasigaye aho twakuriye hamwe na papa wanyu. hamwe na papa. Okay, komeza. Muri icyo gihe bamaze gutandukana urumva twari tukiri batoya. Yego twatangiye guhura n'ubuzima bubi nyine bwo kutabana n'ababyeyi bombi. Yego duhuriramo n'intambara. Gusa icyo gihe narigaga niga mu mwaka wa kabiri primaire. Igihe kiza kuzagera papa aza kuza gushaka undi mugore, nari ngeze nko mu mwaka nko mu wa gatatu mu wa kane gutyo primaire. Nabwo urumva ubwenge nari mbufite nyine, nari mbasha kuba natekereza nkabasha no kugira ikintu nagira gute namenye. Yego papa ashatse uwo mugore, barabanye, umugore araje adufashe neza, ariko hashize igihe ibintu biza nza kubona ibintu bije kuzamba. Mbona ibintu bibaye urugamba, mbona ibintu bibayemo ibintu by'ingume nyine bibaye ibindi biba ibintu bibi. Ndize wenda ndazamutse ngeze mu wa gatandatu nkoze ikizami cya leta, mbasha kubona amanota anyinjiza mu wa mbere secondaire. Ndize Imana ingirira neza, ndi kumwe na wa muka data, ntabwo ibintu birakara cyane ngo bigende bibe bibi. Nari mfite imishinga indihira amashuri, inkweto bazimenyera, imyenda inifomo babimenyera, ndetse na minerevare n'ibyo kurya babimenyera pe, nkanasaguraho n'ibindi no mu rugo bakaba bagira utwo basaguraho. Ndiga mu ishuri, Imana ikangirira neza, nkagira amanota meza, niga nkatsinda, Imana ikampa umugisha wo kugira ubwenge. Nazamutse ngeze mu wa kabiri. Ngeze mu wa kabiri ibintu nabyo birakara, amateka ibintu birahinduka. Mbona mu rugo uko nabibonaga, uko bamfataga mbona batangiye kumfata ukundi, nanjye nyuberwa ibyari byo. Ariko buriya byari birimo umugambi w'Imana muri izo nzira zose. Ngeze mu wa gatatu noneho nibwo nari mfite navuga ngo nari maze kujijuka neza, nari nzi ikibi n'ikiza, nshobora no kuba nakibeshaho. Mu wa gatatu secondaire. Yego wari wagiye rero buriya wari uyatatse amashuri. Nari nyatatse. Narize mu wa gatatu secondaire nari nzi ikibindi cyiza, nshobora kuvuga ngo iyi nzira nayinyuramo cyangwa se iyi ngiyi sinayinyuramo. Urwo rugendo ndiga, ndacyari kumwe na wa mubyeyi muka data na papa. Ubwo baranabyaye, babyarana abana babiri, na wa mushiki wanjye n'ubundi arahari. Ndize ngiriwe n'ubuntu mu wa gatatu secondaire ndahatsinda, ariko aho ngaho haza kubamo ingume. Mu wa gatatu secondaire mageze natangiye guhura n'intambara, mbese birashoboka ko ni Satani wari uri kurwanya umuhamagaro wanjye cyangwa se n'icyari kindimo. Yashakaga mbese kuncebereza cyangwa akazimya itabaza ryanjye. Mu wa gatatu nibwo narize Imana imumugisha, Imana ingirira neza, ngira ubwenge, ariko muriramo n'intambara zikomeye cyane. Ibaze kwiga mu wa gatatu secondaire, uburi umuntu utegereje kuzakora icya leta, uburi umukandida, ariko n'ubundi ukaba muri ubwo buzima ukava ku ishuri umenya ko uri bugombe kugira gute kwitunga, kubera ko byari byarahindutse. Nanjye nyine mu buryo ntazi nyine, ariko buriya ni Satani. Wageze secondaire uhita winjira mu buzima bwo kwibana no kwitunga, kimenya ku byo kurya, kimenya ku myambaro cyane byo. Gusa ntago nakodeshaga hanze, nabaga mu rugo, ariko bagateka inkono yabo hariya, nanjye nkateka inkono yanjye. Ubwo numvaze nyine mukaso bagateka inkono yawo, nawe ukigwaza ku gakono kawe, nanjye ngateka iyanjye. Numvaze ibintu by'amakimbirane bijya biza mu ngo se cyangwa se mu miryango y'abantu badafite ababyeyi bamwe nyine. Niba ufite mukaso, niba wari ufite mama wawe, urugo rw'iwanyu rukazamo mukaso, hari igihe ibintu bihinduka. Bibaho cyane, hari igihe ibintu bihinduka, ukabona imico nyine nk'iyo wabonaga kuri mama wawe ntabwo ari kubona kuri mukaso.
Yego. ibintu biranzambana, ibintu birahinduka, mbona hajemo ibintu by'inzangano nyine. Ntajye ntumbaze ngo ni ukubera iki byabaga simbizi, ariko mbavuga ngo ni umugambi w'Imana. Kuko iyo ntaza kujya nyura muri izo nzira ngo ndwanwe notezwe mpure n'iyo nzara, ntabwo ngiye mba narakijijwe. Ngeze mu wa gatatu sogonderi ndize cya leta ndagitsinze, ku bw'amahirwe ndwana intambara ndabwo kundihira, ntabwo byari byoroshye. Hari ubu ngubu iyo umuntu ageze muri icyo kigero aba yabasha kwihitiramo ati nyamara njyewe ku bwanjye niyumvamo ko nabasha kwiga iyi section, niyo nakurikirana, mbese muri makeya nayishobora. Nanjye hari section numvaga mu mutima wanjye indimo, ariko ababyeyi bo bakumvamo ko bagomba kwiga, ko ngomba kwiga ibyo bagize gute, ibyo bashaka. Nanjye nkababwira ati nyamara ibyo mushaka si byo nshaka. Ariko kugira ngo nanjye niyicira kariyeri yanjye, naravuga ati kubera ko ababyeyi bafite ibi ngibi akaba ari byo bashaka, ari byo biyumvishijemo, guramo n'izo ntambara. Ni none natangiye guhuramo n'intambara zigize gute zikomeye. Ubwo natangiye kuvuga niba ababyeyi tutari guhuza, nabaye ku ruhande rwanjye. Bamereje twa tuntu tw'utuzu bita amageto, muri iki gihe cyane batwita utugeto nyine. Ni utuzu bajya babaha abana b'abasore bageze nko ku myaka 18 na 20, gutyo nyine bakabaha utuntu tw'utuzu tw'utugeto. Nanjye nakagiyemo, njyewe nakuze ndi umuntu ufite umutima numva ukomeye nyine, numva ko ubuzima bwose uko bwaza nabubamo, kandi nabashaga kuba nakorera amafaranga, nkabasha kuba nagira gute nakibeshaho. Ndagenda nkorera amafaranga, nkakorera amafaranga, nkaza nkarya, ubundi nkabaho muri ubwo buzima. Ishuri ryo ubwo urumva nahise ngira gute, nahise ndiseza kuko bari bambwiye ngo ningire gute nicare. Yari 2019 ishuri narivuyemo. Ubwo ngubwo abandi basubira kwiga mu kindi gihembwe, nge nkoresha iyo bwabaga, nkoresha intambara kugira ngo nsubire kwiga. Urumva byari amakimbirane, ibintu nyine biragije bigira gute, biranga bimbana urusobe. Nanjye ndavuga ati nta kundi, ubwo reka nicare. Mu kwicara muri uwo mwaka 2019 nibwo abandi ubwo batangiye bajya ku ishuri, ngiye natangiriye mu zindi ingeso bitewe n'abantu twagiraga gute, twabanaga muri societe. Abantu twabanaga muri societe, bamwe binyweraga amatabi, ni mu biyobyabwenge, mu bintu biraho by'isi nyine byanezezaga. Nakundaga gukina ibintu by'amakomedi kuri YouTube channel, ariko byari ibintu by'isi. Nibyo byari ibintu by'isi, nibyo nabaga nibereyemo. Muri icyo gihe nakinaga ibyo bintu byo muri YouTube, nahuriyemo navuga bose ni inshuti, ntabwo ari inshuti nziza, mbese ni inshuti mbi. Wangiraga inama nziza ngo va muri ibi bintu, reka ibi ngibi. Urumva ko ntago zari inshuti nziza nyine. Niba twakinaga ibyo bintu, ariko nyuma twava muri ibyo ngibyo by'isi byo kutunezeza, tukigira no muke no mu matabi. Izo zari inshuti mbe rwose. Narebaga umuntu muri njyewe utanywa itabi, nkumva uwo muntu ntago nagendana nawe. Ubundi nyine abantu banywa ako kantu bakundaga kubita ni iniga nyine, ariko umuntu uri aho ngaho utanywa ako kantu ni ironi nyine, ni Babiloni, ni umuntu nyine nawe uzi iby'iniga ni Babiloni cyane. Twamubaraga nk'umuntu utagize gute, udafite agaciro mu maso yacu, kubera ko mbega udafite ubwenge. Ntabwo yakoraga nk'ibyo natwe nyine tugize gute. Yego. Muri icyo gihe bamwitaga Babiloni cyangwa ironi nyine, yabaga muri icyo gihe uwo mwaka wa 2019 nibwo nyine natangiye kwijandika mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro. Gusa nanjye sinzi ngo icyabinkoreshaga ni iki, ariko byose nabinyuzemo. Buriya navuga ngo ni kubw'umugambi w'Imana. Namwe itabi mu gihe kitari kirekire cyane, ni mu gihe kigufi, ni umwaka umwe. Abandi hari igihe barinywa imyaka 10, imyaka 6, imyaka 20, imyaka 30, no kurundi kugira ngo umwe usingo ni mugufi. Ntago ari mugufi, ndakubwira impamvu atari muto. Ndakubwira impamvu atari mugufi. Itabi kurinywa njyewe nararinyweye, ariko nge buri munsi nanywaga itabi, sinarisibaga ku manwa na nijoro. Mu mwaka umwe nanyweye itabi, nararinyweye ndarihamya. Nararinyweye ndarihamya, ndarihamya, ariko navuga ngo na Satani nayo yarikoreraga buriya, yarampushaga ikansunika nyine kugira ngo inyangize. Satani yo iba yaramaze kubona kariyeri yawe cyangwa se inyenyeri ku buzima bwawe, niyo ishaka kugira gute, kubangamira. Yo yari yaramaze kubona ko hari ikintu Imana izankoresha, avuga ati uyu muntu reka mukatishirize mu biyobyabwenge, ni mukatishiriza mu biyobyabwenge, ibintu bye bizaba bigize gute, bizaba birangiye. Ariko Imana yo
yarigeze gute, yari ibizi byose inzira ngomba kunyuramo. Uyu munsi wa none nkaba ndi kugira gute, ndi kuyivugira, nyura muri ubwo buzima, nyura muri izo ntambara, ibintu by'isi mbyirukamo. Amakomedi nakubwiye ko nayakinaga kuri YouTube yayo y'isi, indirimbo hari ibintu umuntu nyine wumva ko yatangiye kugafata, wagiye mu biyobyabwenge yumva ko yagira gute, yanaririmba ibintu by'amaririmbo nabyo mbijyamo, ndahanga ndarapa. Muri uwo mwaka umwe wa 2019 kubera ko ishuri ryari ryananiye, sinari mugiye mu ishuri, ubwo urumva naje hanze nyine, nza mu bundi buzima bwo hanze nyine, nza muri societe yo hanze, izo nshuti nyine n'ubundi nazo zitiga, twikorera iki ibyo bintu by'amatabi n'ibindi bidahesheje Imana icyubahiro, amayoga turayanywa pe, turayanywa karahava. ngo muraririmba mutangira kudarapa cyane nuko bishaka kuvuga ngo bano bantu baririmba indirimbo z'isi hari igihe bazijyanwamo n'itabi babanyoye cyane pe cyane, kuko nyine nabyo bimeze ni nka furi, ni nk'ibintu bigutera nyine furi, kuko ririya hari igihe urinywa satani akagushuka ukumva nyine uri mu isi itagira mbese itagira umubabaro, ukagira ngo nyine nta nubwo uzapfa. Yewe namaze kumenya ko urupfu rubaho n'Imana ibaho, ari uko muye n'intambara nahuye nazo muri uru rugendo. Muri urwo rugendo byose nagiye mbinyuramo, mpura n'intambara, mpura n'ibigeragezo, mpuriramo n'inshuti mbi. Ntawangiraga inama, nanjye ntawe nagiraga gute, nagiraga inama. Ubwo inama yangiraga nyine bwo niyo kwinywera ibyo biyobyabwenge, niyo kujya mu bindi, niyo kwinywera ayo mayoga. Ntawakugira inama kubwira ngo uzakora uyu mushinga uyu n'uyu, reka nyine mwarageza mu karirimba icyo yumvaga. Niba atari nge banganga akaririmbo kamwe waba wibukukiriye kiriro de bane, ariko nyine buriya kuko impamvu ngo bajije, hari indirimbo wumva abantu baririmbye basiye indirimbo indirimbo koko irimo ubuhe butumwa, za nyoni ngo yaridunze mbega ukumva mu by'ukuri ni ibintu bidafite gahunda. Burya ndabimenye nibwo misobanukiwe, babanje kwidoroga nyine, kwidoroga rwose, bakiroga mu bwenge, agakubita ibindi aho ngaho, bakashyira muri studio bigasohoka. Niyo mpamvu tujye turinda n'abana bacu kugira ngo batazajya ibyo babitoragura cyane. Nanjye urumva ko rwa rugendo rwose rwo kuba matabana na papa, ibyo nibyo byangize gute, byangize ingaruka cyane rwose. Naravuze nti wenda iyo aba mama yari kumwe na papa, ibyo ngibyo simba narabinyuzemo. bari bugucyahe, ntabwo bari abyemera, ntabwo babyemera. Ishuri narangiza nkagira gute, naryo nkaryiga bigashoboka. Ariko muri uwo mwaka nibwo nanyuze muri izo ntambara, nyura muri ibyo bigeragezo, nyura mu bintu nyine bikomeye cyane. Urumva nari narigize ikigande nyine, ntawo mvugaga kuko nariyoboraga, nta mubyeyi ntaki, yari ngiye ku giti cyanjye nyine, izo nshuti zanjye nyine, nagombaga kurinywa. Niba ari mu rugo ndimwereye ntababuzaga, kuko inzu yanjye ubwo nyine ndiyoboye, ubwo n'abandi biyoboye kwabo, ntabwo ngabira, sinkwaka amafaranga, sinkwaka umwambaro, ubwo nyine ni ibyo ngibyo nakoraga nyine ibyanjye. Igihe kirageze, wenda ibyo ngibyo igihe kirageze, umwaka urarangira, n'ubundi nari nyiri muri ibyo ngibyo n'ibindi byinshi bidahesheje Imana icyubahiro. Umwaka urarangiye, abagiye ku mashuri, abo twiganye baratashye, nanjye ndacyari aho ngaho, ntacyo nagezeho, ni umusatsi gusa, ni amadirede, n'ibiki n'ibyo nyine ndiho. Abandi muri bo batahanye iki, amanota meza n'ubundi bwenge bungutse, basanga ndaho ngaho nyine ndabaye. Satani yambatiye muri ibyo mu buyobozi, ariko ishuri ngire gute ndisubiremo. Njyana ababyeyi ndabaganiriza ati ngiye uko byagenda kose ngiye kugira gute, ngiye gusubira ku ishuri. Imiryango iraterana, ku matelefoni iraterana, abari za Kigali baraterana, abari mu byaro baraterana, bemeza ko ngomba gusubira ku ishuri. N'abamfashije baramfasha, n'umayikaye arayima. Njyana ababyeyi, ngeze ku ishuri naho ubwa mbere ni ibintu byagiye biba amateka, birimo utuntu tw'udukoryo n'utuntu dusekeje biraho. Ngezeyo barantambana bavuga ati uyu muntu reka nitumwakira, yavuye hano ari ikirara, n'ubwo yatsinze yagiye kwiga ari ikirara, ntago turamwakira. Ubwo ngize gute, nsubiyeyo ndatashye. Nari najyanye abantu babiri, ariko nari najyanye abantu babiri.
ndangije ndataha ubwo ishuri bararinyimye. Ndangije ngeze mu rugo ndubundi ndongera ngira gute ndahatana ndavuga ati byari byose uko byagenda kose ngomba gusubira ku ishuri. Ubu buzima bw'uburara ntabwo aribwo naguma mu buzima bw'amatabi, ntabwo aribwo nagira gute nagumamo. Ndangije ndongera nganiriza ababyeyi, umukecuru wanjye ndamuganiriza ubyara papa, njyana n'undi mugabo wabaga mu rugo akodesha. Ndangije navuga ati mugende mu nyingingire babashe kuba bagira gute bama ishuri. Ku bw'amahirwe baringinze nanjye bama ishuri, ariko mu kuma ishuri nagarukanye izindi ngamba, ngarukana n'indi mico myiza. Ariko nubwo nagarukanye indi mico myiza, ariko n'ubundi rya tabi nararinywaga kandi ndicuruza no mu banyeshuri. Ndicuruza mu banyeshuri pe, ntago nigeze ndireka. Ntabamenye ngo ibiki mu barimu nkabubaha, umva kwiga nkagenda ibintu nkiga, ariko nkagira gute nkafata. Ariko n'ubundi dukomeze twageze akabazo muri tekinike, ariko reka ubuhamya bw'umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana bukomeze. Karibu. Aho ngaho ndimo niga mu wa kane segonderi, ncuruza ubwo n'itabi mu banyeshuri, nditambagizamo. Naje guhuriramo n'utuntu ukaritambagiza mu banyeshuri. nkaritambagiza mu banyeshuri. Naje kugenda mpuriramo n'utuntu dukomeye, mpuriramo n'intambara. Najyaga kwiga n'ubundi nava kwiga nkagera mu rugo, icyo gihe n'ubundi naribanaga mba muri ghetto. Nkajya ku ishuri nkamenya ko ngomba kujya ku ishuri, nkamenya ko no mu rugo ngomba kwibeshaho. Aho niho natangiriye no kujya ncuruza ibyo bintu by'amatabi. Ubwo nakuramo icyo gihumbi nijoro nkamenya ko ari cyo ndarya mvuye ku ishuri. Ukakirya ubugari. Byaba byanze nyine, ubwo naryaga akawunga ku ishuri, ubwo nyine nkamenya nkataha nyine. Nibwo Imana yaje kungirira neza. None se ngobaze, buriya gucuruza itabi mu banyeshuri ntabwo bumva gufite, leta ubwayo irabirwanya. Mu banyeshuri mu kigo ni ikindi kibazo. Buriya wumva uri gutekereza gute? Ntabwo banabaga mfite, kuko nari narabaye igiharamagara nyine. Hari ufite izindi mbaraga zikuyobora. Ufite izindi mbaraga zikuyobora. Kano kando rero wakagezeho, cyangwa se ukagezeho unyibutsa, unyigisha ikindi kintu. Bishaka kuvuga ngo yemye barezi muzadukurikira, ba diregiteri, abarimu, namwe banyeshuri, mwumve ko muri mwebwe yemye barezi, mwumve ko mu banyeshuri mufite ko hari undi muntu ushobora kuba ameze nk'uyu cyane. Mwe mugatanga amasomo mu ijoro mu kagoroba, abahungu bakajya gukubita itabi mutazi amakuru cyane byo, kuko nanjye narigaga nkanatsinda, nta n'uwari kupfa kundabukwa ngapfe kubimenya. Kubera ko nk'ubu nari mvuye hanze, n'ubundi mvuye mu buzima bwo hanze kugira ngo ninjire muri ibyo bintu. Ngarutse ku ishuri n'ubundi narigaga, amasomo bamaye nkayatsinda, kugeza n'ubwo naje ndi umunyeshuri wa 5 mu ishuri. Wabaga wa 5? Nabaga wa 5. Tumva wafite n'ubwenge kabisa. Ari buhari, Imana ntako itari yarangenjeje. Nuko Satani yarwanyije inyenyeri yanjye, n'ubundi bigakomeza kugenda byanga. Narize n'ubundi niga igihembwe kimwe, mbo mwanya mbabwiye wa 5. Ariko n'ubundi tujya mu kiruhuko. Tugiye mu kiruhuko, mu kugaruka kwiga nizeho iminsi mike ya Satani iba irandwanyije, intera uburwayi, nkajya niga nabi, niga nsambagurika, umuryango ngugeramo, njya kwa muganga. Ariko n'ubundi nabyo biza kwanga. Biza kwanga. N'ishuri naryo urumva ku muntu wahuye n'uburwayi, ishuri naryo ntago bigenda neza. Umwanya nabaga nza kuza gusubira inyuma, ntangira kujya ngira amanota mabi. Igihembwe cya 2 biranga, igihembwe cya 3 biranga. Umuryango nawo nabagamo mbaho ngaho kwa papa mbana na mukadata, nubwo ntabanaga nabo, ariko nubundi niho nabaga mu rugo nyine. Nabaga muri ghetto nyine, nabaga muri ghetto. Irangiza umuryango wanjye nawo n'ubundi ntandukanye nawo. Ababyeyi ndavuga ati ntago ngiye kuzapfira ngaha, mureke ngende njye kujya hande, birashoboka ko baba hari akantu nanibagiwe. Hari akantu nanibagiwe nakoreka nkavuge, kugira ngo nze kuza guhura n'uburwayi n'ubundi byaturutse kuri ibyo biyobyabwenge cyangwa se kuri iryo tabi. Umunsi nari nkwereyeho ni nawo narwariyeho, kubera ko nurumva narinywaga n'ubundi niga.
narinywaga niga. Nari nasohotse ikigo uwo munsi ndatekereza neza ngiye menya ntari nagiye ku ishuri sinzi ibyo nari ndimo, ariko umunsi narinywereyeho bwa nyuma naho narwariyeho mpita narisezerera. Niho narisezerera bivuga ngo warinyweho bwa nyuma mpita nanarwara. umaze kunywa bwa nyuma urarwara urarisezerera cyane. nararinyweye ndarwara nyine. buriya si byagenze gute ko ikindi gihe ko warinywaga ndurware kurinywa ukarwara bikaramviramo n'impamvu yo kurisezeraho byakugendekeye gute? Ahangaha naketse ko rirakwicarira kuteza ubwo burwayi cyangwa byagenze gute? Ngiye sinavuga nanjye sinamenya ngo nukubisobanura gute, ariko birashoboka ko haba harabayemo nk'abagizi ba nabi se cyangwa se n'abashatse kundwanya mu bundi buryo ntazi. Hari abantu bashobora kuba bakoresha uburozi umuntu atamenya ngo babikora gute, baranyoheye niba baranogeye niba ari karande sinamenya ngo byagenze gute. Icyambere nuko nzi ko narwaye nyine kandi bikagera kure pe havamo uburwayi bukomeye hahandi numvaga ko bindangiriyeho. Nageze kwa muganga pe nkapfa neza nkongera nkazuka, ngapfa neza nkongera nkazuka. Urumva rero umuntu wageze muri ubwo buzima n'ishuri birapfapfana, ariko kwa gukunda ishuri n'ubundi naragarutse nava muri ubwo burwayi n'ubundi nkagaruka, nagera ku ishuri n'ubundi nkongera nkagira gute, nkongera ukarwara, nkongera nkaremba. Biva ngombwa ko ntekereza ko baba barangiriye nabi wenda bakandoga, ndavuga ati reka munge nje hehe njya ahandi, reka munge njya ahandi wenda ndebe ko nanjye byazagira gute, byazagenda neza nkongera nkasubirana ubuzima nanjye nkakomeza n'amasomo. Ndagenda njya ahantu hirya mu muryango, ndahabaye barahamvuriye, ariko aho nagiye mboreramo n'utuntu tudusirima dutandukanye tumeze ukuntu. Aho nabonye umubyeyi akwitakana kandi ari umubyeyi wawe, uri mu kibazo urwaye ariko umubyeyi wawe akagira gutaka kwitakana. Nari nzi ko wenda ahubwo mpuye n'ubwo burwayi bazanyumva bakamfasha kubera ko ari abarwayi, kubera ko ndi umurwayi, kubera ko ndi umurwayi wenda nakenera umuvuzi bakagira gute bakamungeza bakamugushakira. Aho amaboko y'ababyeyi nagize gute narayabuze bamvaho, yarakorekuye amaboko y'ababyeyi cyane. Ikintu naboneye aho ngaho gikomeye kandi cyane kinateye umuntu ubwo bagiteye n'agahinda, usibye ko nakundaga kuba mfite umutima ukomeye nyine bita nshaka igisubizo mu bundi buryo, ariko navuga ko ari umutima w'Imana cyangwa se ari umugambi Imana yari ifiteho. Uwo munsi nahunze mu rugo nagendanye n'ababyeyi kuko nabo twarajyanye kugira ngo bajye kureba ikibazo mfite icyo ari cyo. Tugeze muri urwo rugo umuvuzi araza arangije abaca amafaranga make, yabaca amafaranga atari menshi ni 15,000. 15,000 nta muntu w'umubyeyi wapfa kuyabura umwana we yageze mu kibazo cy'uburwayi gikomeye kandi ari kubona ko cyane amushyira n'upfu cyangwa se hakaba hazamo n'ibindi bintu. Miliyoni yaboneka rwose, ariko umubyeyi yaritakanya aravuga ati reka ngewe ayo mafaranga 15,000 ntayo nabona ni menshi. Birangira umubyeyi akase asubirayo, nanjye nsigara muri urwo rugo arantererana gutyo nsigara n'umuvuzi. Nanjye hari ukuntu hari umushuti wanjye yaranyuzeho arangije amereza amafaranga 6,000, ariko sinari nigeze mbira mu rugo ko ayo mafaranga nyafite. Ndangije ndavuga toke niba wari waje kumvura ababyeyi bakaba bavuze ko nta bushobozi bafite bwo kuba banyitaho ngo bamvuze, wowe bareke bagende ngewe tuzabyivuganira, nunamvura nkamara gukira hari ukuntu nzabigenza. Mfite amafaranga make hano ndabanyaguhaye uyafate uyakire ngewe ndwane kubw'ubuzima bwanjye kubera ko mbabaye, nyuma ninza gukira nanjye nzakwita. Mbaye muri ubwo buzima, mbaye aho hantu ndakomeza ndarwara ndakomeza ndaremba, ariko n'ubundi bya shuri naryo nkajya ndijyamo, niho nagendaga ngirira amanota mabi ngenda nserebera, ubuzima buranga nyine burananira pe, numva ko nihebye n'igisibo nirananiye, nareba hirya nkabona biranze, nareba mutundi nkabona biranze, mbona ntacyo nkimaze nyine, ubuzima burandambira. Wa muryango nagezemo nawe wamfashije nyuma uza kuntererana, avuga ati byari byose uyu muntu ntago amaboko yacu kigize gute akimushoboye, kubera ko ibaze kuba narageze mu buzima bwo kuba ndwaye ariko bagashaka kunkoresha imirimo y'agato, kandi muri ngewe numvaga nsusumira, numva nta rutegeye, numva naraga, ariko bashaka kunkoresha iki imirimo y'agahato. Nanjye muri ngewe numva ko iyo mirimo ntagira gute ntayikora ngo nyishobore. Abatera
yateranyije abandi atura muntu ntago arababeshyera ngo muramukoresha mumukoresha ibintu by'agahato birangira abantu nk'ukuntu bari baramfashije birangiza abantu n'ubundi bagize gute bafashe umwanzuro wo kumbwira ngo nigire gute nigendere nanjye ndafashe umwanzuro kubera ko n'ubundi mama nakubwiye ko nababwiye ko yari yaratandukanye na papa nubwo yari yaramaze gushinga urugo rwe yariyubakiye iyo nzu nanjye navuga ati reka mfate umwanzuro nzamuke njye kwa mama ndamufite nta mpamvu yo kugira ngo nandagare njye ku gasozi cyangwa se niyahure nagize umutima ukomeye byakabaye kuba nariyahuye ariko nari mfite umutima ukomeye fata ibyemezo byo kujya kwa mama wawe reka nzamuke njye kwa mama ariko naho hagiye habamo utuntu dukomeye cyane tw'intambara ariko byari umugambi w'Imana kugira ngo Imana isohoze isezerano ryayo n'umugambi yari mfiteho ndazamuka ngeze kwa mama ndahabaye ariko nabwo mama ntago twabaye mu nzu ntago nabaye mu nzu ye yagiye kuncumbikiriza kwa basaza be ubwo niho nagize gute niho nagiye kuba narahabaye maba igihe kingana wenda nk'amezi nk'abiri gutyo abiri wamuvuza nahasangayo yagamaga umuti nkaruka amabase akuzura babaga igikoma cyinshi amabase igikoma bamaye uko nkinyweye n'ubundi nkakigarura urumva ko ntago bya bintu byari bikiri itabi gusa ahubwo menya wenda n'abamumanyije hajemo n'ibindi bibazo byari birimo nahise mbona ko hari ibindi bibazo birimo muri byiringiro sinari nakamenye n'iki n'Imana byajye nyine n'ubundi birangiye nararyamaga nkabanze kijoro n'ubwo ndyamye butari buke umunsi wagera nkabanze ko umunsi nyine no kwira butari bugire gute butari bwire nibwo naje kugera igihe wa muryango n'ubundi nawo yajyanye mama yanjyanye kuncumbikishirizamo nawo urananirwa baravuga ati uyu muntu ntago tuzakomeza tumwishingira kandi afite iki umuryango afite papa we bafite imitungo bafite amasambu bafite ibiki babasha kumwitaho niba wenyine utamwitayeho natwe rero ntago tugize gute tukimushoboye cyangwa se umufate umujyane kwa papa wawe ndaje nawe gati okay ngewe epfiriya naho sinshobora kugira gute sinshobora gusubirayo ntago nasubira kwa papa kandi naho nzi ibyo bagize gute bankoreye narahunze ubu ndi impunzi ni mwebwe nagize gute nahungiye wa maboko yanyu namfate nibwo nagiye kwa mama ubwo mama ndaza naho ndahaba mabigiye gitoya nawe mageze ati reka nanjye sinshoboye kubana n'umuntu utagize gute udakora umuntu udakora reka nago nabana nawe kandi mu by'ukuri nari mfite ikibazo cy'uburwayi kuba ntarakoraga suko nari umunebwe ahubwo ikibazo cy'uburwayi nicyo cyatumaga nagira gute nakora ubundi hari ukuntu umuntu aba yumva mu mubiri iyo umuntu arwaye arabyumva iyo umuntu afite imbaraga nyinshi agira gute nabyo arabyumva rero ngiye bambwira ngo ninkore nkumva mfite imbaraga bambwira ngo tujyane mu biraka runaka nkabaga ati ngiye nyamara nifitiye imbaraga nkeya birangiza umubyeyi nawe wanjye mama wanjye bibayemo amakimbirane nawe arambwira ati genda kandi ndarwaye meze nabi narwaye meze nabi pe nduwo kwipfira mbese ndigendera isi yagize gute yarananiye kuba naranyuze muri ubwo buzima umubyeyi nawe kanta siniyahure ni imbaraga z'iki ni imbaraga z'Imana zagiye zigira gute zagiye zihaba nahise mfata muri abyo yavuga ngo bishaka kuvuga ngo waririmbye yandirimbe bivuga ngo aho datana mama batabaye warahabaye mana urandengera papa yakwanze uhungiye kuri mama mama nawe biranze cyane iyo ndirimbo ni yawe aho datana mama batabaye warahabaye mana urandengera cyane iyo ndirimbo nanjye nageze mu rusengero numva bayiririmbye numva irimo iramfasha komeza rwose irandengera aho imiryango itabaye aho inshuti zitabaye umva iyo yarahabaye ubwo buzima bwose nubwo nabunyuzemo nta gihumbi cy'umuntu nigeze mbona ngo mu muryango wenda banyohereje igihumbi ntabanyohereje 200 ntabansuyenga mbaze ngo bimeze bite mbese nabayeho mu buzima bwo kugira gute bwo kwirwanaho ubona ko Imana igize gute ishoboye byose ariko nubwo nari nagakijijwe nawe gati nubwo muri kunkorera byose Imana izagira gute izangirira neza kandi izamfasha nari nagakijijwe ariko na bya bindi naritsa nkaho n'ubundi ndi gusa nkaho mbisiga ariko mu buzima bwanjye natangiye kujya ngira gute ntangira kwatura Imana urumva ko umuhamagaro utangiye kuza ariko nari nagasobanukirwa Imana icyari cyo birangira n'ubundi mfashe umwanzuro wo gusubira muri zanzu z'iki za geto ndangije ndavuga ati ibyo ari byo
cyose iyo geto nubwo nyigiyemo reka ngire gute nshaka ukuntu nishingira umurimo nubwo ndwaye nemere mbabare kugira ngo nzabone icyo ngira gute ikintunga utuntu ndadufondafonda nicururiza utuntu tuturindazi n'udusambusa n'uducapati n'uduteka nkodesha inzu mbona ndishyuye mbona ndariye bigenda neza ariko nyuma nabyo biza kugira gute biza gufeiringa kubera na cya kibazo cy'uburwayi amaboko yandi yaragize gute yaramfashe yari ngewe ngenyine yari wowe gusa ari ngenyine mu ruhande rwanjye birangiza n'ubundi bwa burwayi bwongeye buhaguruka none nta muntu ndi kumwe nawe ni ngenyine kandi none amaboko abandi ndi kubona basa nk'ari inshuti zanjye none waje kuzamo amaboko ameze nka yandi kera nagize gute nabanye nayo y'urubyiruko rugira gute rwishora mu biyobyabwenge ariko ngewe nari narafashe umwanzuro bitewe n'ikintu nari naragize gute nari narahuriyemo nacyo cy'uburwayi nahise mvuga ati itabi ngize gute ndarisezereye baza bakarinywa nge kavuga ati itabi ntago ngira gute ntago ndinywa mbonye bya bindi n'ubundi byose bimpombeye ibyo ncuruza bimpombeye nongeye gusubira mu gucuruza urumogi nararucuruza mana yanjye ariko naho mbona ukuboko kw'iki usubirayo inshuro ya kabiri ibyo bintu nasubiyeyo yego ko nabonaga nta bundi buzima ishuri ryo byari byararangiye nararitaye byarangiye nyine kubera ko nta kundi nari kubigenza ndwaye nta maboko yansunikaga wenda ngambwire ngo bimeze gutya nawamuhumurizaga urumva byari umubabaro n'agahinda birangira n'ubundi nsubiye muri iryo tabi gashya kabaye muri iryo tabi nagiye kurirangura mvuye kurirangura nsanga amakuru yahageze nyine yageze mu bayobozi ko ngira gute ko ncuruza itabi ndirangura bagiye guhamagara polisi ko bw'amahirwe niyo Mana yakoze ibitangaza ku bw'ibyo yari gambiriye gukorana nanjye cyangwa se n'ubuhamya kugira ngo nzabutambutse igihe ngiki nsanga bageze gute amakuru bayahanahanye umudugudu warabizi abatwara sibo barabizi ndetse no kuri polisi amakuru baragize gute bayazi kuko amahirwe hari umusore nanjye nari narafashije nagiraga umutima mwiza nubwo nanyuraga muri ibyo ngibyo ntago nabonaga umuntu ababaye ngo ndeke kumufasha ushonje naramugaburiraga nateka sinatekaga ibyanjye abashonje babarara banje bari ku muhanda nahamagara nkavuga ati wabonetse akaryaho naze yirire bugari bwawe kiro cyawe cy'akawunga kakubitaho nuko nyine ushoze nkavuga ati ngwino wirire yego akaza ubuza harara nkavuga ati ngwino ugire gute wiryamire cumbikiramo uwo muntu w'umuvolontiya ari kurumva ko nawe ni nk'Imana yari imuzanye kuko ihita muzana ngandabura ngamereza amakuru gereza y'imyaka nka 25 ubu na saa izi ngizi manyirimo umugi nari mfite rwari rwishi kuko nge naranguraga mu biro ntago ari kuvuga ngo ni twatundi dutanu cyangwa se kakandi kamwe ngewe yari mu biro nagendaga nari nza ahantu njya nyine bari banzi nyine nk'umurara naho nageraga hose yaba ari mu bantu bakomeye nyine bararumperezaga ubwo birangira aje aranda bararambwa ati nyamara n'ubwo uvuye kuzana iriya gahunda bamaze kugutanga amakuru bagize gute barayazi nureba nabi biragira gute biragukoraho nanjye mpita mfata urwo nari mfite rwose ndagenda ndaruhisha ahantu mu mihenzi ahandi ncukura imirima ndutabamo mu nzu hasigaramo utuntu tubiri utwo natwo twari kumanuza tukaba ari kizite kanihuse natwo ndadushakisha munsi y'uburiri igitanda ndangije ndatubona natwo ndagenda ndaduhisha mudugudu aje ndamubwira ati ngwino usake aje kunsaka agira gute amburana ikintu amburanye ikintu ubwo nyene niko kugira gute niko kwikomereza Imana gereza nayo bigize gute ibiyindinze gutyo naho nagiye mbona ukuboko kw'Imana kandi naragira gute narakizwa muri icyo gihe n'ubundi nari ndimo uburwayi bwarakomeje ndaremba nakubwemo bashuti banje najyaga mpura nabo n'ubundi banywaga ibyo biyobyabwenge narabasuraga n'imiryango yabo ikankunda bitewe nuko nta butiriganya n'ubundi nagiraga gute nagiraga nyine baza kunyishimira nibwo nyine yaje kunyitegereza anga ko mbona ufite ikibazo wa mwana we umubyeyi w'umwe muri abo basore twagendanaga nyine twakoranaga ayo mabi yose aranga ati wa musore we ko mbona ufite ikibazo ukaba ufite uburwayi waretse nka kurangira ahantu ujya kwisengera Imana wumve urugendo rwo gukizwa kwanjye ahantu rwaturutse nari ngeze ku rwego rwo kujya nicara nareba inyoni nkabona indusha ubwiza nareba umusozi nkabona umusozi ni mwiza uratangaje nkabona gusa nkabona nyine ufite imbaraga zidasanzwe kubera ko ngiye nago nyine numvaga muri ngewe naribuze nyine ku isi ntacyo maze nkabona rufite ubuzima kundenza urumva ko nari ndahantu hagize gute hakomeye anyitegereje ngo ati nyamara hari ahantu ushobora kukurangira ukagira gute ukajya gusenga Imana nyamara Imana yazagira gute yazakugirira neza
ndangije nanjye wagira ngo yorosoye wabyukaga bitewe n'ikibazo nari mfite, yabimbwiye kuwa kane, kuwa gatanu n'ubundi nabyutse njyayo, nagiye kureba umushumba n'ubundi wahayoboraga, namaze ati se amateraniro yanyu musengamo ryari? arambwira ati kuwa gatanu saa 3 uzaba ugize gute, uzabe wahageze. uzaba uhageze. Haleluya. Nanjye mu gitondo naroze ndanazinduka ndazamuka njya gusenga n'ubundi nk'uko bari bagize gute bahandangiye. Nabwo ngiyeyo narayobye ninyurira izindi nzira, ariko kubw'umugambi Imana n'inyota nari numvishe nagize muri ngewe, yego ati kama mbaya bishake bibe saa 3, bishake bibe saa 4, bishake bibe saa 5, cyangwa nuko ndagerayo y'Imana numvaga yo kugera mu nzu y'Imana. Ndangije haleluya, ndazamuka nayobye, ariko kubw'amahirwe ngenda nkatakata inzira, nyura mu bishyimbo, nyura mu rutoki, birangira n'ubundi numvishe ahantu umuziki uri gucuranga, n'ubu bari gucuranga indirimbo z'Imana. ndavuga ati byari byo byose rwa rusengero nubwo nari nayobye ni hariya, urwo rusengero mba ndahageze. Kubw'amahirwe mageze hari inuze zirangaye, amagiriyaje yaho yararangaye, mbona wa mukozi w'Imana, ndavuga ati nahangana numva umutima wanjye urabohotse. Amen. Kwinjira mu rusengero bwa mbere naho nahuriyemo n'urugamba rukomeye, narageze mbona ni ibintu bitandukanye n'ibyo wabagamo. na Satani iyo ubundi uturutse hanze ubu kontrolwa na Satani. Nageze mu nzu y'Imana numva nakisohokera, numva ntabwo bimfasheho, umutima uraduhuze, numva Satani nyine yego indwanyiriza. Ndavuga ati kama mbaya ni ugusenga, ni ukujya gusenga. Ninjire mu nzu y'Imana nagize inyota, sinongeye kuyisohokamo. Amateraniro kuwa gatanu nabaga nahageze, amateraniro nabaga nahageze, nagira kubona ineza y'Imana, nagira kubona ibyiringiro, haleluya, mbona ubundi butabazi, mbona Imana ingirira neza, mbona Imana impa amasezerano nzay'Imana yavuga. Haleluya, 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 Imana niyo ndi kugenderaho. Amen. Imana ngeze mu rusengero ntangira kugenda mbona ibitandukanye n'iby'isi, n'ibyo nabonye hehe mw'isi. Mbona mu nzu y'Imana ni heza, mbona mu nzu y'Imana habamo amahoro, mbona mu nzu y'Imana hariho kubohoka, kabone naho waba urwaye, ariko mu nzu y'Imana harimo iki? Sinageze mu nzu y'Imana ngo mpite nyira, sinageze mu nzu y'Imana ngo mpite mbona ibyiza, ariko nageze mu nzu y'Imana numva undi mutima muri ngewe, numva mpindutse mushyashya, mwuka wera ganzamo, numva ngize inyota n'ibyiringiro byo gusangiza abandi ijambo ry'Imana n'ibyo mboneye. Haleluya, haleluya. Numva muri ngewe ngize gute, mbaye icyaremwe gishya. Ngeze mu nzu y'Imana, baranyakiriye, ndabatijwe, Imana ingirira neza, nkoramo yaje kunyuza mwuka wera, nkoramo umurimo w'Imana, ivuga butumwa, mbamo umuhanuzi. Muri za nza zose z'Imana, Imana yagiye ivugana nanjye, imbwira ko izagira neza, imbwira ko izanyubakira urugo, izankorera ubukwe. Nta byiringiro nari mfite by'uko ngiye nzanashaka umugore, nari namaze kwiyanga. Umugore bwo ntabwo nabitekerezaga ko nzagira gute nzana umugore, ariko kuzana umugore kwanjye nabyo byari isezerano ry'Imana, nuko numvishe nzay'Imana. Mwana wanjye nzagukorera ubukwe, mwana wanjye nzakugirira neza, uko yabivuze mu gihe kidatinze rwose Imana yarabisohoje. Hari benshi nasanze mu nzu y'Imana, ariko ngewe ibivugana nanjye irabisohoza. Haleluya, haleluya. Ndabona wambaye n'impeta cyane, byo ndayambaye. Umugabo ushima Imana, wasezeranye muri leta no mu idini. Nasengeye muri leta no mu idini. Warasezeranye rwose. Imana ishimwe cyane, n'ukuri ndishimye cyane vraiment. Umuntu ngo yavuye kure, Imana kugirira neza, ugera ku rwego rwo gusezerana na madamu wawe, ko ndabwo mu itorero twabasezeranya mutarava muri leta, aho hose warahanyuze. Dusubiye inyuma gato rero, bwa burwayi bigenda gute tugana no ku musozo, kugira ngo ducunguze uburyo umwete? Yego, uko byari bimeze, Yesu yagiye agabanya umusonga. Yesu yagiye agabanya umusonga, kuko iyo ntaza kugera mu nzu y'Imana nari gupfa, cyangwa se nyuma nkaza gufata indi myanzuro mibi nkaniyahura. Yego, nagiye mbona cyangwa se mura nabo bahuye n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo, ariko birangira bafashe imyanzuro mibi, bagira gute bariyahura. Ariko niwe mu nzu y'Imana numva ndakomeye, numva imbaraga z'Imana ziranyuzuye, numva ubwiza bw'Imana bundiho, numva naho uburwayi naba mbufite, ariko Kristo andimo arampagije. Soko n'uyu munsi intambara tudahura nazo, ariko Kristo wenyine ni budukora. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Uburwayi buroroha, uyu munsi uri gukorera Imana, ivuga ubutumwa, gusengera abantu, Imana ikudushoboza. Imana ishimwe. Uyu mugabo twicaye imbere, murabona ko akiri muto, ariko ari mu mwuka w'Imana.
abantu mukunze kungukirana muzi ko nanjye ndi umuhanuzi, ndi umukozi w'Imana, ariko aho mumenyeye ibyo yambanuriye nagiye mbibona nga 4 ku 10 maze kubibona, kandi burya uko mubona gutya ntabwo namanana nawe amezi arenze 2, ariko mwaya amezi 2 hari ibintu Imana nawe yamucishijemo arambanurira. Imana yarabikoze kandi ndashimira uhoraho. Niyo mpamvu nafashe kano kanya mvuga ngo uyu mukozi w'Imana ibyiza namubonyemo reka nze mbisangize inshuti zanjye zamaze kumenya muri social media, kugira ngo aho ndari nawe azagera bahari tubafashe gusenga Imana, bityo Uwiteka arusheho guhabwa icyubahiro mbe bana b'Imana. Ubwo rero mwana w'Imana, wakomeza tugana ku musozo, yenda tuzagaruka. Numvise umwami ufite ni burebure yenda tuzagaruka. Namwe niba mwabukunze muzatwandikire muri comment kugira ngo umukozi w'Imana azagaruke. Reka rero tumusabe kutugezaho ijambo ry'Imana iminota mike cyane ngitanu ishimangira buno umuhamya bwiwe, ariko azagaruka. Murumva ko yageze mu nzu y'Imana, amaze ugera mu nzu y'Imana. Satani ashaka kumurwanya, umva adashaka no kubamo. Icyo ni cya Satani cyo gatsindwa, ariko nawe arakomeza arapambana. Amaherezo iby'Imana arabikunda bimujyamo. None uyu munsi ni umukozi w'Imana cyane. Kare tugusabe mukozi w'Imana wa Yezu, gira ngo Imana ikomeze gukoresha n'ijambo ryayo mu minota mike cyane, kugira ngo ducunguze uburyo umwete uzagaruka. Murakoze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mureke turebane ijambo ry'Imana ducunguze uburyo umwete riboneka muri Yesaya 38 umurongo waho wa mbere. Tacu ishime kandi himbazwe. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo umurongo wa mbere ngo muri iyo minsi, mu gice twasomye ni mu kihe gice? Yesaya ibice 38 umurongo waho wa mbere. Yego amen. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Ashuri, nzawurinda. Iki nicyo kimenyetso Uwiteka aguhaye gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo avuze. Mwakire neza. Amen. Izina rya Yesu. Reka tuganire kuri aya magambo abantu baduteze amatwi mu izina rya Yesu Kristo kuri iyi channel yandi umukristo TV. Haleluya. Imana ishime kandi ihimbazwe. Twumvishijemo umugabo witwa Hezekiya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uyu Hezekiya yahuye n'uburwayi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hezekiya amaze guhura n'uburwayi, umuhanuzi Yesaya mwene Amosi arangije agira gute aramusanga, aramubwira ati arangije aramusanga ajya kumubwira ubutumwa bwiza. Aramubwira ati Hezekiya we, nyamara tegeka iby'inzu yawe kuko Imana yagize gute yanyeretse ibyawe, nago uzakira ukundi ahubwo ugiye kugira gute ugiye gutanga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hezekiya kubera ko yarazi imvugo y'Imana, yarazi ko Yesaya nawe ari umukozi w'Imana. Yesaya arahanuraga ibintu Yesaya hanuye bikagira gute bigasohora. Hezekiya kimara kumva ibyo bintu aravuga ati by'umukozi w'Imana agize gute ambwiye n'ibyo kuri, ahari nanjye ngiye kugira gute ngiye gupfa. Ariko Hezekiya niyitaye ku magambo y'iki y'umuhanuzi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amagambo umuhanuzi ashobora kukubwira ngo urapfuye, ariko nawe ukajya guhinyuza iby'umuhanuzi yagize gute yahanyuye. Imana ikagira gute igakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Tuvugane ngo
amen Amen. haleluya Amen. Amen. ariko Ezekiya akimara kumva Haleluya, haleluya. Ezekiya akimara kumva ayo makuru nta kindi yagize gute nta kindi yakoze yerekeye ngo ivure haleluya ivure nta Amen. handi ni handi tuvuganira n'Imana ivure nta handi ni muri cya cyumba cy'amasengesho ivure nta handi ni kuri ka karago ivure nta handi ni muri rwa rusengero ivure nta handi ni kuri wa musozi runaka usengeraho ivure nta handi ni za Kanyarira ivure nta handi ni za Fumbwe ivure nta handi ni za Samatare no ku yindi misozi ni ivure mu izina rya Yesu Kristo ni handi wiherera ukavugana n'Imana yawe nta wundi muntu ugize gute uhari mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ivure yaba no muri icyo cyumba cyawe ivure yaba muri ya saro yawasashemo agakeka birashoboka Ezekiya yerekera ivure mu izina rya Yesu Kristo arangije atakambira Uwiteka Imana ye arayihamagara arayinginga arangije arabwira ngo Uwiteka Nyiringabo uyu munsi wibuke mu izina rya Yesu hagira ikintu wibuka ko nagendeye mu bitanganye narangiza nkagira gute nkakora ibishimwa imbere yawe Mana ugira icyo ugira gute ugira icyo umujye ubukiraho nanjye nurangiza ugire gute undengere mu izina rya Yesu Kristo haleluya haleluya amen 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 umuntu uri kutwumva muri aya masaha mbese ufite imirimo cy'Imana izakwibukiraho ko nabonye abantu bakora imirimo myiza iyo mirimo bagera mu kaga Imana ikabarengera Tabita Dorcas muramuzi uwo nguwo yarengewe n'imirimo umukozi w'Imana witwa Petero yamurambuye ibiganza kubw'imirimo yakoze abapfakazi b'iyopa bamugiriye umwete wo kugira gute wo kumusengera kubw'imirimo yari yaragize gute yari yarakoze umurimo mwiza ubasha gutuma Tabita Dorcas azuka mu izina rya Yesu rero Ezekiya nawe yari yarakoze imirimo niyo yibukije Imana kandi Imana ntabwo ijya yirengagiza imirimo y'abakiranutsi iyo wakoze umurimo uraguherekeza iyo ugiye kujya mu rupfu muragendana wagera mu nzara umurimo mukagira gute mukagendana wagera mu makuba mukagendana igihumbi wahaye umuntu icyo gihumbi cyakwa basha kukurengera ugeze ku munsi mubi ririya turo watanze mu rusengero ryabasha kukurengera ugeze ku munsi mubi ariyo bakubashisha batishoboye yabasha kukurengera ugeze ku munsi mubi ndagira ngo mbaze abantu badukurikiye mbese ufite imirimo ki Imana izakwibukiraho ugeze ku munsi mubi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo ufite imirimo ki Ezekiya yibukije Imana imirimo Ezekiya yibutse Imana imirimo Imana irangije imugirira neza umuhanuzi Yesaya mwene Mose ngataragera mu murwa ijambo ry'Uwiteka Imana nimugarukaho riramubwira ataka kanya subirayo mu izina rya Yesu Kristo ugenda ubwira umugaragu wanjye Ezekiya ngo numvishe gusenga kwe ndangije mbona n'amarira ye haleluya haleluya genda umubwire ngo mahe kubaho genda umubwire ngo ntago agipfuye kubera ko Uwiteka Imana yagize gute yumvishije gusenga nta kindi kintu cyatumye Ezekiya Imana yongera imyaka yo kuba ku buzima bwe nta kindi cyatumye Ezekiya atabarwa nta kindi cyatumye Ezekiya Imana imukuraho urupfu ni imirimo myiza yagize gute yakoze mu izina rya Yesu haleluya haleluya ahantu utatambuka imirimo yabasha kugukura akaga utabasha kwivanamo haleluya haleluya kabone nawe waba uri umunyabyaha ariko ukagira imirimo yabasha kugutambutsa ahantu hakomeye mu izina rya Yesu reka turebe ku mugore witwa Rahabu yarindaya ariko yagize umurimo mwiza ahisha abatasi b'i Yerusalemu bari baje gutata ahantu bita muri Yeriko ariko uwo mugore maraya Rahabu agira umwete n'ishyaka ryo kugira gute ryo guhisha abatasi mu izina rya Yesu Kristo abahisha abashatse kuba abari bashatse kugira gute kuza kubagirira nabi ariko uwo murimo watumye Rahabu amaraya Rahabu ubwo bari baje kurimbura umurwa w'i Yeriko byatumye maraya Rahabu arokokeramo ndetse n'iki n'umuryango we nta kindi cyabiteye n'imirimo nabo ndajya gutangarize ngo igira imirimo myiza Imana izakwibukira ku imirimo yawe niyo izatuma Imana ikora haleluya haleluya kora imirimo Uwiteka azakwerekera muri iyo mirimo mu izina rya Yesu ntabwo Imana izagukoza isoni nugira imirimo wa mubyeyi we ntabwo Imana izagukora isoni niba utafashaga igenda ufashe niba haleluya haleluya niba hari uko bitagendaga neza bigenze neza Uwiteka araza guhera umugisha muri ibyo ngibyo mu izina rya Yesu Kristo Ezekiya rero twaganiragaho nawe yabigenjeje gutyo akomera imirimo myiza ariko kubw'imirimo myiza yaje kubona iki yaje kubona ubutabazi Imana irongera ivugana nawe bari batangaje yuko apfuye ariko baza gutangaza nyuma akageze gute abonye ubuzima mu izina rya Yesu kubw'imbaraga z'iki z'Uwiteka Imana Ezekiya yongera kuba muzima Ezekiya yongera kubaho haleluya haleluya mu mahirwe y'igice cya mbere bari batangaje ko Ezekiya apfuye nawe hari abatangaje ko mu mahirwe y'igice cya mbere ibyawe birangiye haleluya haleluya bavuze yuko utazarya bavuze yuko utazashaka bavuze yuko nta buzima ni ukuri
ukuri ibyo bari baravuze ni ukuri, niko byari kuzagenda. Ariko urangije ufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka njye mu masengesho, reka njye gusenga Imana, urangije werekera ivure. Haleluya, haleluya. Rero ivure Imana igitanga amahirwe igice cya kabiri. Haleluya. Ahari urupfu Imana ikahashyira ubuzima, ahatari ibyiringiro Imana ikarema ibyiringiro, ahari inzara Imana ikarema ibyo kurya. Manuye amahirwe igice cya kabiri ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndahanura amahirwe igice cya kabiri ku mubyeyi uduteze amatwi. Ndahanura amahirwe y'igice cya kabiri. Warakinye mu gice cya mbere biranga, ariko mu gice cya kabiri akira ubutsinzi mu izina rya Yesu. Warakoze mu gice cya mbere biranga, ariko mu gice cya kabiri akira gukora bikemera. Haleluya, haleluya, haleluya. Warangijwe mu gice cya mbere ariko bigira gute? Biranga. Ndahanura amahirwe y'igice cya kabiri, ni wakira urugo. Ndahanura urugo ruzima, urugo ruzima. Warashaka mu gice cya mbere biranga, Satana bikiniramo, ariko ndahanura urugo ruzima, ndahanura urugo ruzima mu mahirwe igice cya kabiri. Humura, Imana ije gukina finale muri icyo kibazo cyawe, muri icyo kigaragazo cyawe, kandi yagutsindishirije ndetse irakuneshereje muri aya mahirwe y'igice cya kabiri. Imana izanye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Manuye igice cya kabiri. Ezekiel mu gice cya kabiri yabonye umunezero. Amahirwe igice cya kabiri harimo iterambere, amahirwe igice cya kabiri harimo kurya, amahirwe igice cya kabiri harimo kwambara, amahirwe igice cya kabiri harimo gukira indwara, amahirwe igice cya kabiri Imana ikuraho abantu ipfu, amahirwe igice cya kabiri Imana yubaka ibyasenyutse. Manuye amahirwe y'igice cya kabiri wowe uduteze amatwi. Haleluya. Amahirwe igice cya kabiri mu rugo rwawe, mu bana bawe, bavuga ko abana bawe nabo bazagera. Manuye amahirwe igice cya kabiri sha abana bawe basiga kandi bazabaho. Manuye amahirwe igice cya kabiri bavugaga ko nanzu, ariko manuye amahirwe igice cya kabiri aho babonaga nanzu izaboneka, ni wakira inzu mu izina rya Yesu. Muri aya mahirwe igice cya kabiri Imana izanye ku buzima bwawe, kandi uhumure, Yesu aze gukina finali ku buzima bwawe. Totaya green shine control rabazene wayasika mango yasika. Ndahanura amahirwe igice cya kabiri. Yewe mubyeyi uduteze amatwi, ni wakira amahirwe igice cya kabiri. Ndabona impinduka ku buzima bwawe, ndabona impinduka mu rugo rwawe. Muri aya mahirwe igice cya kabiri humura, Yesu aje gukina finali muri icyo kibazo cyawe, muri izo ntambara, muri ibyo bigeragezo, muri ibyo biguhiga. Yesu aje gukina finali. Ndabona Imana ikina finali. Hari ibyo igiye kwigizayo kandi hari ibyo igiye gukurayo kubw'imbaraga z'Uwiteka. Imana iyatsindishirije Ezekiya, nawe ndabona itsindishirije, iyamuneshereje nawe ndabona ikuneshereje. Akira ubundi butsinzi, akira ubundi butabazi. Imana ikinnye finali, Imana ikinnye finali mu mahirwe y'igice cya kabiri. Humura, ntabwo ugipfuye. Imana ikongereye igihe, Imana ikongereye kubaho. Uko yabigenjereje Ezekiya, nawe nikije kugukorera kubw'imbaraga z'Uwiteka. Imana akira ubutabazi. Ndabona ubutabazi bw'Uwiteka. Imana ikinnye finali. Humura, iyo nzara ntabwo ikiguhitanye. Humura, ubwo bukode ntabwo bukigukojeje isoni. Humura, ntabwo ukimwaye. Yewe ndagira ngo utangarize ngo Imana ikugiriye neza. Aho munda ntabwo hari buguhitane, uwo mutwe wari ukurya. Humura, ntabwo uzagusaza, ahubwo imbaraga z'Uwiteka Imana ndabona zikugezeho. Yesu akinnye finali, Yesu akinnye finali. Ndahanura kubaho, kuko Imana Nyiringabo ngo yumvishe gusenga kwawe, irangije ibona n'amarira yawe. Kubaho kwawe izongera indi myaka 15. Manuye kubaho mu izina rya Yesu. Manuye ubuzima ku buzima bwawe, manuye andi mahirwe. Humura, uwo mugongo Yesu akozemo, humura izo mbavu Yesu akozemo, humura ayo maguru Yesu akozemo. Ndabona ubutabazi bw'Uwiteka, ndabona ubutabazi bw'Uwiteka. Yesu akinnye finali. Akira andi mahirwe. Birashoboka ko nawe uri nka Ezekiya, warababaye uhura n'agahinda, warababaye uhura n'intambara, warababaye uhura n'uburwayi, ariko Yesu akunyuzeho, Yesu agukozeho. Wakire gukira ndetse no kubohoka. Matayo 8, ngarambura ukuboko ngatinda bishaka akira, ngamukoraho ngatinda bishaka akira. Nawe Yesu akoze ku buzima bwawe nkuko yakoze kuri Ezekiya. Ezekiya akabona ubuzima, Ezekiya agakira. Nawe Yesu niko akoze ku buzima bwawe. Wakire gukira ndetse no kubohoka, kuko Imana izanye andi mahirwe ku buzima bwawe. Ni wakire ubutabazi mu izina rya Yesu, kandi wakire uburengezi mu izina rya Yesu. Ndabona Imana ikinnye finali ku buzima bwawe, kandi ajya ngutangarize ngo Yesu azanye andi mahirwe mu izina rya Yesu Kristo. Y'igice cya kabiri, mu gice cya mbere waratsinzwe, ariko mu gice cya kabiri ntabwo uri butsindwe. Imana izanye impinduka mu izina rya Yesu. Ibyagutsindaga ntabwo bongera kugutsinda. Abadayimoni bagutsindaga nibarongera kwanga. Humura, Yesu ashyize iherezo mu izina rya Yesu. Muhumurije umutima wawe, wa mubyeyi, muhumurije umutima wawe, wa mugabo, muhumurije umutima wawe. Yesu ashyize iherezo. Humura, ubukode bagusohoraga mu nzu wabonaga banagiye kugusora. Humura mu izina rya Yesu Kristo. Imana ifite amazu menshi, nawe mu mahirwe y'igice cya kabiri humura, Yesu agiye kukubakira akuvane muri ubwo bukode mu izina
izina rya Yesu. Ako gataro Yesu yakakuvanaho, yaguhereza ubucuruzi warakoze mu makampani yawe urayashinga arahomba, wari usigariye kuri imwe nayo wabonaga bigiye guhomba, humura ntabwo ugihombye, ahubwo Yesu abikuzamuriyemo, aguhereyemo umugisha mu izina rya Yesu. Imbaraga za Satani ndetse n'inyatsi bakoheraga, Imana itesheje agaciro muri aya mahirwe y'igice cya kabiri. Manuye amahirwe y'igice cya kabiri. Mubyeyi izere, ndabona ubutabazi ku buzima bwawe, ndabona amarembo y'umugisha, ndabona amarembo y'umugisha mu babyeyi, mu bakobwa wakira amarembo y'umugisha, wakira amarembo y'umugisha. Imana ifunguye mu izina rya Yesu. Ni wakira urufunguzo rwari rukingiranye ibyawe, kubera ko Imana iguhaye umugisha kandi ikabikinnye finali. Mwakire neza ijambo ry'Uwiteka Imana mu izina rya Yesu. Wumve ko Imana ikinnye finali ku buzima bwawe, kandi wumve ko Imana ikugiriye neza. Haracyari ibyiringiro ndetse n'ubutabazi kubiringiye Uwiteka Imana mu izina rya Yesu. Igiti cyari cyaratemwe ariko kirongeye kirashibutswe mu izina rya Yesu. Yari uburwayi ariko ubonye ubuzima, yari amahoro make ubonye amahoro, yari intambara humura zikuweho kubw'imbaraga z'Uwiteka Imana. Mwakire neza ijambo ry'Uwiteka Imana mu izina rya Yesu. Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe, uvuganye n'imitima yacu, turanezerewe kandi turabohotse kubw'ijambo ryawe Mwami. Ngushimiye abantu bawe ugiriye neza kuri yicano mu izina rya Yesu Kristo. Ngushimiye abantu ubohoye Mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nyiri cyubahiro, hari abadukurikiranye Mwami bari bafite ikibazo cy'uburwayi, ariko aya masaha ukinnye finali Mwami Imana. Abari bafite imitwe bumvagamo ibintu bibaryakamo Mwami, ibyo bitesheje agaciro muri aya matwi Mwami, hari bari bafitemo ibibagenzamo, ariko datanya guhora ku ngoma, ibyo ngibyo bitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko wagiriye neza Hezekiya Mwami, nikugire neza buno bwoko bwawe data nyiri cyubahiro buduteze amatwi kuri yicano mu izina rya Yesu Kristo. Yandi umukristo Uwiteka Mwami ugeze muri imigongo, Uwiteka Mwami ugeze muri izinda mu izina rya Yesu. Abo baroze, abo bazinze, ukoze imirimo n'ibitangaza, ubohoye amaguru mu izina rya Yesu Kristo. Abapanze ubukwe bugapapana, Satani Mwami Imana akabyitambikamo, urakoze kubohoye, utanze andi mahirwe, utanze ubundi buryo mu izina rya Yesu. Buno bukwe bugiye kuba mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibyiringiro, hari ubutabazi kubw'imbaraga zawe. Garagaza gukora kwawe, ugaragaze gukomera kwawe mu izina rya Yesu. Hari abo bajyanye mu bapfumu ujyanye ubohoye data nyiri cyubahiro, hari abo baboshye Mwami ubohoye, hari abo karande zari boshye Mwami, abo ngabo data nyiri cyubahiro urabahoye data, kwa twese uri mu ijoro mu izina rya Yesu. Ngagaragaza gukora kwawe ndetse no gukomera kwawe, ushyigikira ijambo ryawe kandi komeza gukora igitangaza mu izina rya Yesu. Yesu yaravuze ngo nkuko imvura na sherege bimanuka mu gihugu cyo mu ijuru bigatosa ubutaka, ni nako ijambo ryawe ritazasubirira yaho, ahubwo rizasoza icyo uritumye Mwami Imana. Natwe turagushimye ko ijambo ryawe rikoze imirimo n'ibitangaza, kandi turarinezerewe ku bwa Mwuka Wera, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Urakoze mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha kandi itindane nawe cyane. Reka tugusabe, niba tutakugoye utanga akanimero kawe. Birashoboka ko hano hari undi muntu yenda wumvise ubuhamya bwawe, akaba yari ameze ngawe cyangwa akiri ngawe, kandi uri n'umusenzi w'umukozi w'Imana. Hari n'umuntu yenda wakumva ashaka kumusengana, karibo watanga nimero. Nimero yanjye ni 079 079 icyenda nanone 48 48 37. Murakoze. Sawa, Imana ibaho umugisha kandi bene data mudukurikiye, subscribe na share ugasangiza undi, buno buhamya uzaba udufashije gukorera Imana. Amen, amen.